isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira aho yararyamye mu maboko yanjye ati randire mwana wanjye. Namaze kubwira Rufusi kwisanzura ngenda ngana ku biro byanjye, ariko ngeze kuri reception nsanga hari akavuyo k'abantu barimo gushungera. Mu kureba mbona hari umukobwa abasekirite bafashe ababwira kumurekura cyangwa se chairman nahagera bibabana ibibazo kuko arahita birukana. Abasekirite nabo bagashaka kumusohora hanze ariko akababana ibamba, kugeza ubwo nabegereye ngatungurwa no kubona uwo mukobwa nta wundi utari Diva. Namaze kubona ari Diva mpita mbegera neza, ubundi abasekirite bambonye bahita bamurekura. Diva nawe arabishikuza mu rwego rwo kubereka ko ubwo mpari nta kintu cyamubaho, bityo nshobora no kumurwanirira. Mpita mbona ko Diva ashobora kuba akimfitiye amarangamutima nk'aya mbere atitaye ku byabaye, kandi koko nta mpamvu yabyo, cyane cyane ko Diva nari muzi nk'umuntu ushaka ubwisanzure bwe bitagendeye ku muryango we ngo arakora icyo bashaka nk'uko Tonzi yari ameze. Nuko Diva mbonye ashaka kuza nyambira, ariko mpita negera ku ruhande. Mu kwegera ku ruhande mbona Diva abuze aho akwirwa kubera kwicwa n'ikimwaro. Byumvikane ko iyo weretse abantu ko hari ikintu ufite ariko nyiri ukukiguha akakikwima mu ruhame ubura uko ubigenza. Mbonye Diva agiye kwitwara bidasanzwe, musaba kuza tukajyana mu biro byanjye. Twese dutambika hirya tugenda tugana kuri esanseri. Mu kugera muri esanseri nkanda ku ibuto iriho umubare utugeza mu biro byanjye. Nuko tuzamuka, Diva arimo kunyitegereza cyane ariko yabuze ikintu na kimwe yambwira, kugeza ubwo twageze hejuru aho guhagarara esanseri igafunguka tukavamo. Nanjye nk'umuntu w'umuyobozi ngenda ngana ku biro byanjye, Diva nkurikiye inyuma agenda nk'umuntu ushaka serivisi. Ngeze ku biro nsangamo Karara ndamusuhuza, arebana na Diva abona atamwishimiye, ubundi Karara nyifuriza akazi keza arasohoka. Diva mukurikiza amaso kugeza arenze. Nuko Diva musaba kwicara ku ntebe iri mu biro byanjye aho nakirira abantu bose. Nuko amaze kwicara akomeza kunyitegereza cyane mu maso ameze nk'umuntu wabuze icyo avuga. Nanjye mu kumwitegereza mpita mubwira nti Diva mushiki wanjye, ndabizi uri kunyibazaho ibibazo byinshi, ariko nizere ko mu buzima bwanjye nta kintu wandenganyiriza ku byo nakoze kuko nagombaga kubikora. Ndabyibuka umunsi wa mbere duhura, njye ntabishaka kuko natekerezaga ko ushobora kumenya ubundi ukantanga, ariko kubw'amahire n'amahirwe nkaguca mu jisho ukamenya nka Vinci, ntiwamenya ko ndi wa musaza wawe wakundaga kuva kera hose, wa wundi twabaga turi kumwe ibyishimo akaba ari byo bitwuzuye umutima. Ntitukamenye ko mama wacu Sori na gahinda n'intimba ndetse n'akababaro ari guha papa wacu, umugabo w'intwari ndetse umugabo utabasha gusanga ahandi kuri iyi si, kubera ko ari we mubyeyi w'umugabo nzi ukomeye kurusha abandi. Ariko nyuma ya byose wowe na mukuru wawe Tonzi muza kwibagirwa papa wacu uwo ari we mumusimbuza umugabo byitwa ko yabareze ariko atarababereye umubyeyi, kuko umubyeyi ntago ari uwakubyaye ahubwo ni uwakugize uwo uri we. Ese ubu nkubajije ikintu wanganya papa wacu nako papa wanjye Brown Lewis wakibona? Ariko papa wanyu kubera ko yisha abantu akabasha gushimisha mama wanyu nicyo mumukundira, nicyo cyatumye mumwegurira imitima yanyu, nicyo cyatumye aba papa wanyu, nicyo cyatumye aba umugabo wa mama wanyu. Ariko nyamara ntabwo ibyo biranga umugabo. Ndabyibuka bwa kabiri duhurira muri hoteli ukambwira ko nkunda, ariko nyamara njye ntago nagukundaga, ahubwo nari naramaze kumenya ko nshobora kukunyuraho ubundi nkagera ku cyo nshaka. Ariko reka nkubaze mushike wanjye, iyo wirebye ingano yawe ubona uri umuntu wo kuyobora ibitaro uyoboye Lorena, umugore wize amashuri kera afite n'uburambe, ariko kubera ko icyo washakaga ari ubukire no kumenyekana
nta mpuhwe wigeze ugira ngo byibura unatekereza akababara abandi bantu bahura nako kubera uburibwe mama wawe Sorina na papa wawe Sultanisi babateza, kuko ari ababyeyi banyu mukabashyigikira mukumva bihagije. Ese Tonzi iyo yicaye byibura agatekereza ko hari umugabo wamaze imyaka 13 muri gereza azira ko yamufashe ku ngufu, nyuma yo kuba umuntu ukomeye nta mutima yigeze agira ngo umucire urubanza, ku buryo yari gufata umwanzuro wo kurwanya icyemezo cya Sorina ubundi akamukuramo. Nako ibyo bya Tonzi reka mbiveho kuko nzabimwibariza. Ese ko wamenye amateka yacu ukiri mutoya, ukabuza ubuzima twabanyemo na papa wacu adukunda ndetse akanaturinda, byibura nta n'amarangamutima na make wamugiriye ngo wumve umugiriye impuhwe, basonamurwanire n'intambara na rimwe? Uribuka ubwo papa wacu yasezeraga wowe na Rena abapepera n'ikiganza yicaye mu modoka? Yafataga video narayirebye amarira arantanga, kuko niyo sura ya papa wanjye ya nyuma nzi. Ese byibura iyo sura ntago yigeze ibasigara mu maso ngo mwumvemo namukumbuye? Ntago ndi kukubwira ibi byose kugira ngo nkwishongoreho, ntago ndi kukubwira ibi byose kugira ngo nkwibutse amateka, ariko ndi kukubwira ibi byose kugira ngo nkubwire ko ku ruhande rwawe uri ikigwari, kubera ko utanigeze ufata umwanya ngo ugereranye n'ibitagereranwa, maze wumve itandukaniro riri hagati y'umugabo n'umugabo wa nyawe, maze wumve ko ufite inshingano zo kurinda aho wavuye n'aho yateganyije kugera. Ese papa wawe Sultanisi amaze kubabikira amafaranga angahe kuri konti wowe n'abavandimwe wawe? Ariko papa wacu Burone yari afite amakonte y'ibanga yabikiyeho amafaranga buri mwana wese kuva kuri Tonzi kugera kuri njye w'umuhererezi, kugira ngo tuzabeho neza. Ariko mwe mwageze mu mitungo ye mwumva muradamaraye, mwumva mufite byose kandi mutarabiruhiye, mwumva ko nta kintu cyaza ngo kibakuraho muri. Ubu ubayeho ute? Uriyumva ute? Ariko njye ntago nari kuba nkamwe, kuko kuba mukuru ntago bivuze ko ufite ubwenge. Duhura nakubeshye ko nitwa Vinci, iryo akaba ari izina nari narafashe kugira ngo mbashe kurwana intambara papa wanjye yapfuye atarangije. Nabaye mu muhanda nk'umwana w'imfubyi ndetse w'ikirara imyaka myinshi, mwebwe murimo kurya amafaranga papa wanjye yaruhiye, ndetse muri no kwishimira intsinzi kubwo kuba njye na papa wanjye twaramaze gupfa. Ariko njye kugira ngo njye nuko nabaga nibye, bakirirwa banyirukaho mu mujyi wose wa Merine, ndetse bikanarenganza kwiba na nyogokuru ubyara papa wanjye, ntabizi kubwo kuba Sorina yaramvukije amahirwe yo kuba papa yambwira umuryango wacu uko umeze, ndetse biranarenga mushaka gusibanganya Abarewisi family kuko mutabyitayeho, mutazi ko company ndetse n'izindi nzu ziri ku ruhande zikorerwamo ibikorwa bitandukanye ari umurage munini twarazwe na Lewis papa wa Moria Lewis. Inda zanyu ziragenda zirabashuka muratwarwa, mugira ngo nanjye niko nzaba meze. Kubw'iyo mpamvu ubuzima nanyuzemo bwose bwatumye ngarura umuryango wanjye, ndetse nkuha n'icyubahiro kandi ndacyabikomeje, kuko Abarewisi company mu mezi ari imbere muzaba mwibaza niba ari cya gikiniro mwakiniragamo imikino gusa, cyangwa se icyuko ngiye kuyigira mpuzamahanga ku buryo Abarewisi izaba icyamamare ku isi nk'izindi zose. Bityo rero impamvu nkubwiye ibi ndagira ngo ntunzaneho ibintu byo kuntera impuhwe, kuko nta mpuhwe nkeneye. Inama nakugira, genda wicuza ibyaha byawe byose, umutima ugucira urubanza ko wahemutseho. Ugenda ugira inama mama wawe, asaba imbabazi abo yahemukiye, ubundi ubwire Tonzi asubize umutima we aho ugomba kuba uri, asaba imbabazi zo kuba yarinangiye akanga gukosora amakosa ababyeyi be bakoze, maze ubundi umuryango wanyu muwusukura imitima na musaza wanyu mutoya Devu, mumuhe uburere bwo kuba yabaho nk'umugabo, kuko nzi neza ko muri kumwigisha uburyo ari we muntu uzaza kwihorera ku mitungo babibye, ariko nyamara ntago yahoze ari imitungo yanyu. Ngaho rero genda, kuko mfite akazi kenshi ko gukora, utunganye nawe akazi kawe ugomba gukora. Mu by'ukuri ntakubeshye, namaze kubwira Diva gutyo numva umutima wanjye uraruhutse, kuko nari meze nk'umuntu wikoreye ibuye rifite ibiro by'amatoni menshi cyane, ndetse n'umujinya nari mufitiye kubwo kuba yaramaze gukura akamenya byose, ariko akagendera mu ruhande rw'umwijima ntashake kuba yakosora amakosa ya mama we ndetse na papa we, ahubwo agakomeza kubagenda iruhande.
bityo icyo gihe mbona Diva numvaga nakomeza kumubwira n'ibindi byinshi cyane kugira ngo numve byibura umutima wanjye uri kuruhuka birenze, ariko namubwiye kugenda kugira ngo ave aho ngaho mbona amahoro, ariko Diva nawe uko nari muzi ni nako yari ameze, yanze kugenda. Nuko ahita ahaguruka ku ntebe yari yicayeho maze arimiriza amavi ku butaka nako kuri sima, maze arambwira ati muvandimwe wanjye Petero ni Lewis, kuri iyi nshuro nibwo nakumva uburemere bw'amakosa nakoze, kubera ko kuva kera aho kugirwa inama ahubwo nabwirwaga icyo gukora, ibyo bigatuma umutimanama wanjye nta kintu ntegeka. Ibyo mbwiye bitumye ntangira kumva nanjye nitekerejeho, mpita mbona ko nabaye tereriyo gusa kuko ntabwo nigeze gusubiza amaso inyuma ngo ndebe aho navuye. Ibyo mbwiye bitumye numva ndi umunyamakosa akomeye cyane. Ibyo mbwiye bitumye numva umutima wanjye unciriye urubanza, kubera ko mpise numva wagira ngo papa wacu urupfu rwe ninjye warugizemo uruhare, uko yapfuye atwitangira ariko nyuma yo kumenya ubwenge aho kumurwanira, ahubwo twakomeje kumutera agahinda. Ni ukuri urakoze cyane kumwe amagambo mbwiye, kandi ngusezeranije ko kuva uyu munsi ngiye guhinduka nkaba Diva wifuzwaga na papa wacu Brony Lewis, simbe Diva mama wanjye Sorine na papa wanjye wa nyawe ariko utagira umutima Sultanisi bifuza kuba nabawe kugira ngo bambyaze umusaruro. Ni ukuri kandi ndumva umutima wanjye uruhutse kubwo kuba nyuma na nyuma mbonye umwanya wo kukuvugisha, ndetse nubwo narinje nzanye amarangamutima yanjye ariko nkaba ngukuyeho amagambo y'ubwenge. Ni ukuri urakoze cyane kandi ubutumwa mpaye nzabwubahiriza kuva uyu munsi. Ariko Petero ni na n'ubu hari ikintu ntariyumvisha neza, ntago ndiyumvisha neza ubuzima nshobora kubaho ntagufite iruhande rwanjye nk'umukunzi wanjye. Ni wowe musore wa mbere nakunze, ni wowe musore wa mbere nafunguriye paradizo yanjye kuko narakwizeraga. Ni wowe musore nizera ngahora nizera mvuga ko ari byose kuri njye. Na n'ubu ntago ndabasha kumva ukuntu ushobora kunjya kure nkaba ntari iruhande rwawe n'umunsi n'umwe. Ndakwinginze ntega amatwi wumva akababaro kanjye, maze umfungurire umutima wumva ukuntu meze turamutse tutari kumwe. Petero ndakwinginze mbohora umutima, maze wumve ko ntakiri Diva umwe ushakwa n'abandi bantu, ahubwo ndi Diva umeze nk'impara yahagira ishaka amazi afutse, akaba ariko ndi kugushakashaka n'urukundo rwawe kuko aricyo kintu cyonyine nkeneye muri iki gihe turimo. Petero ndakwinginze ntabara kuko ntagufite napfa, byibura kunkunda byonyine nicyo kintu ngushakaho. Diva amaze kumbwira gutyo numva nteye inkota mu mutima, kubera ko ku kintu kijyanye n'urukundo nta kindi kintu nashakaga kumva. Urukundo ndetse no gukundana nari mbizi ku mukunzi wanjye Rozange wari waranambyariye umwana wanjye Neyira, bityo ayo magambo yonyine nahise numva nteye umujinya, mbura uko nifata mu mubiri wanjye mpita mfata telefone yo mu biro mpamagara abasekirite, bahita bagera mu biro byanjye mbategeka gusohora Diva nabi cyane, ndetse nongeye kubona amahoro ari uko Diva ntakiri kumwumva. Byatumye ntangira gutekereza kuri Rozange cyane, nibaza niba aho ari amahoro, nibaza niba umwana wanjye ari muzima cyangwa se bakaba baratandukanye maze Neyira wanjye akaba ameze nk'uko mushiki wanjye wo ku muhanda Dorcas byamugendekeye, bityo akazakura nta babyeyi afite. Bituma umutima wanjye ubura amahoro n'amahwemo, mbese muri njye niburamo umutuzo. Nahise mpaguruka ku ntebe nari nicayemo, ntangira kuzenguruka ibiro byose numva nataye umutwe, kugeza ubwo amarangamutima yakomeje kunganza, ngasanga ahubwo natangiye guta amarira. Mu gihe negamye ku gikuta cy'inzu ndimo kurira ndetse no gusepfura, numva ibiro byanjye birafungutse. Mu kureba ufunguye akaninjira mbona ni Karara, mpita nikora ku maso ubundi Karara ahita ampereza agatambaro ngo mpanagure amarira, ndetse amfata mu mugongo atangira kumpumuriza. Nubwo nari naruhutse ariko ahubwo nabwiraga Diva ibyo nashakaga byose, ariko ntago nzi ntimba n'ikiniga ahantu byavuye. Maze ubundi nsanga natangiye kubwira Karara mu buryo ntazi mvuga nti ndumva mfite agahinda gakomeye cyane, umutima wanjye uraremerewe mu buryo nanjye ntabasha gusobanura, ndibaza niba ndiho cyangwa ntariho bikanyobera, ariko umutima wanjye ndumva umeze nk'ugiye guturika.
ndumva nta mahoro mfite, ndibaza niba ndaho ngomba kuba ndi cyangwa se nagakwiye kuba nshakisha umuryango wanjye. Nakomeje kuvuga amagambo menshi cyane ku buryo narebye Karara nawe nkabona arimo kuzana amaso atukuye, mpita numva ibyo bintu atari byo, ariko nta yandi mahitamo nari mfite kuko numvaga nindamuka ndize cyane aribwo nshobora kuruhuka. Mpita nishyiramo akanyabugabo, ubundi mva aho nari mpagaze njya kwicara mu ntebe yanjye ngomba kwicaramo mu biro. Ubundi Karara nawe anyicara imbere maze atangira kumpumuriza ambwira ati ndakumva Chairman, ubuzima niko bugenda, ariko ugomba kwihangana ukakira byose kuko hari ibintu utabasha guhindura, bityo rero ihangane kandi umbabarire kuba ninjiye muri iki gihe nk'iki ngiki. Numvaga uburyo uri kurira hanze nkumva ukeneye umuntu wo kuguhumuriza, wenda nubwo atari akazi kanjye, ariko numvaga nta bundi buryo kuko amasaha arimo kuducika kandi isaha yo kwitabira inama n'abashoramari irageze, kandi ukimara kuyivamo urahita ujya mu nama n'abanyamakuru, ndetse aba mbere bahageze kuko bavuze ko buri gihe wabacikaga kandi bashaka kumva amagambo aguturutseho, bityo njye nubwo ninjiye ntabigenewe ariko nagombaga kukwibutsa kuko ari akazi kanjye. Karara yamaze kumbwira gutyo mpita nibuka ko hari inama n'abanyamigabane ndetse n'abashoramari. Mu kureba ku isaha nsanga amasaha ngereyeho, mpita nihanagura amaso neza ubundi musubiza ko twagenda tukajya mu nama. Twavuye mu nyubako ubundi twerekeza muri sale iberamo inama. Nanjye nicara imbere aho Chairman yicara ndetse mpasanga Siridiyo Vice Chairman, ariko General Manager we yaratarahagera. Inama duhitamo kuyikora adahari, nuko mu kuzengurutsa amaso mu bantu bose bari muri iyo nama mbere y'uko ntangira inama, nagize ngo umuntu ndi kubona ntabwo ari ibya nyabyo kuko nta kuntu yagakwiye kuba ari aho ngaho muri iyo nama. Ikirenze n'ibyo ngibyo ntabwo yagakwiye kuba ari afite ububasha bwo kuba yaza muri company. Nyuma yo kuzengurutsa amaso neza nkareba uwo muntu nkabona ari Sorina. Namaze kubona Sorina mpita nibaza icyo arimo gukora aho muri company, ariko nanga guhubuka ngo ntatibaba. Mpita mbaza Siridiyo impamvu Sorina ari aho muri company, ansubiza ko Sorina ari umunyamigabane ye kandi agomba nawe kuba hari muri iyo nama. Siridiyo namubwiye ko imigabane afite n'ubundi ariyo yibye papa wanjye, ansubiza ko imigabane 11 afite atayibye, ahubwo ariyo papa wanjye yamuhaye ku bushake bwe ndetse akaba anayifitiye ibyangombwa byose. Maze kubyumva naratuje, ariko numva mpise mbihirwa cyane ku buryo nahise numva niyo nama nayisubika. Mpitamo guhaguruka ndabibwira bitamvuye ku mutima, ubundi mpita mbaha raporo y'imikorere dufite ndetse ko twabonye n'abayobozi bo gusimbura bagiye mu hantu hose, bityo ufite ikibazo yakibaza Vice Chairman akabasubiza kuko ndumva njye ntameze neza. Nahise mpaguruka nisohokera hanze, ubundi ngenda ngana ku biro byanjye. Karara ambwira ko hari abanyamakuru bantegereje muri sale nini, mpita naho njyayo, ariko rwose ntago nari ndi mu gihe numva nshaka kubavugisha, ahubwo nanze kubicira gahunda. Nuko mpfa kujyayo nsanga bantegereje, mbaha umwanya maze batangira gutunga intoki hejuru buri wese ashaka kumbaza ibye. Mpita ndeba aba bantu bose ukuntu bangana, mpitamo kubabwira bose bakambaza ibibazo byose icyarimwe, nkaza gufata ijambo nkabasubiriza icyarimwe. Nuko batangira bambaza ikibazo cya mbere, bati tubwire muri make ubuzima wabayemo mbere y'uko umenya ko umuryango wawe ufite imitungo ingana gutya. Icya kabiri, bati se byagusabye imbaraga zingana gute kugira ngo ubugeze aha ngaha. Icya gatatu, bati se ukimara kwisubiza imitungo y'umuryango wawe wumvise umeze gute. Icya kane, bati se company yawe ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu mukorana mufitanye uwuhe mubano. Icya gatanu, bati se uzashaka umugore ryari cyangwa aho wabaga wari umufite. Icya gatandatu, bati se uhuye na perezida wacu amaso ku maso wamubwira iki, ukurikije amateka tuzi ko yasimbuye perezida wariho wapfiriye rimwe na sogokuru wawe Toromeo Lewis. Abanyamakuru bamaze kumbaza ibibazo byabo binshyiraho, ariko njye nkuramo ibyo ngibyo kuko byajyaga gusa. Ubundi mbasaba gutunganya amashusho yabo neza kugira ngo mbasubize ibibazo byose bari bambajije.
mpera ku cya mbere mbabwira bumwe mu buzima nabayeho, ariko sinarondora byose kuko ntago nari kubivamo kandi amasaha ari kugenda. Bamaze kubyumva ukabona bamwe bagize agahinda ndetse bakanajujura nabo ubwabo, bigaragaza ko bamfitiye impuhwe. Nuko ngeze ku cya kabiri mpita numva ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse igisubizo cyacyo numva nshaka ko buri wese wumva radiyo yabo ndetse akanareba televiziyo zabo ko yabyumva, maze ndabasubiza nti imbaraga ni byose. Ariko ku mwana nkanjye nta mbaraga nari mfite, kuko mu byo nababwiye mu buzima bwanjye nanyuzemo ntago nari mfite imbaraga zishobora gutuma ngera aho ngeze. Ariko imbaraga zose waba ufite niyo zaba nkeya zigira akamaro, ahubwo mwambajije ikibazo nabi. Iyo mumbaza ibitambo byatambjwe kugira ngo ngere aho ngeze ahangaha, ntago ari njye watangiye intambara, kubera ko papa wanjye Brown Lewis ajya gupfa yari azi ko agiye gupfa. Kuri video ndaza kubaha igaragaza umunsi wa nyuma ava mu rugo, abizi neza ko ashobora kutazagaruka, kuko yari azi umugambi wa Sorina wari umugore we, ko ashobora kumukiriramo abicanyi. Buri iki gitambo cya mbere cyatambjwe kugira ngo mbe ngeze ahangaha ni papa wanjye ndetse n'abandi bantu bafatanije nanjye kurwana urugamba, kugeza ubwo imibiri yabo ihakobokeye ndetse n'amavi bikarenga n'imitima yabo igashengurwa, kugeza n'ubwo bamwe bahasiga ubuzima. Nasubije iki kibazo gutyo kubera ko byari bisobanuye byinshi cyane, kuko igitambo cya mbere cyari papa wanjye Brown Lewis, hagakurikiraho Natalia wanyakiriye akandera kuko yihaye inshingano zo kunyitaho kandi mfite abantu bagakwiye kunyitaho n'uburyo bwo kunyitaho. Hagakurikiraho murumuna we Josephina wanyitayeho akanankunda nk'umwana we, kuko atigeze abyara kugeza ubwo twatandukanye ngaruka muri Merine, ariko akanarenga ubwo nasubiragayo akampa ubutunzi bwe nakoresheje nitegura kuza gufata kampani y'aba Lewis. Nkurikizaho Rosange na Neira banteye imbaraga zo gukora cyane kugira ngo nzabanze kubana nabo igihe nari kuba nafashe kampani, none nkaba ntari nzi n'aho baherereye. Nkurikizaho Sophia murumuna wa Sorina wabaye igitambo cyo guhera ndetse ntazi niba yarapfiriye i Masofa, kubera ko iyo agaruka tukamubwira ko Sorina ari mukuru we yari kuntanga kuko yaranze. Hagakurikiraho Cosmos warashwe isasu, mushiki wanjye Dorcas wari no mu bitaro, Jessica umubyeyi ukomeye cyane nkesha byose kugira ngo ngere aho ngaho, Marita, Mariamu ndetse na musaza we Fereyiro, Riyareyo ndetse n'abandi bose, ndetse nkaba naravuze kuri video nari kuza kubaha kuko nari nayitwaje kugira ngo imitima yabo bakomeze bayerekeze kuri Sorina. Simuha agahenge ku buryo bwo no kwifatira umwanzuro wo kuba yaza muri kampani ko ashaka atazabyongera, kuko abaturage bazaba bamureba. Nuko ibyo mbirangiza kubivuga nkomeza no ku bindi bibazo byose bari bambajije. Nsoreza ku kintu nabwira perezida turamutse duhuye, mbabwira igisubizo cyo kubabeshya, kubera ko mu mutima wanjye igisubizo cyari icyo kuzamwica igihe nzamuboneraho mbizi ko turabonana, ngahorera urupfu rwa sogokuru wanjye Toromeo Lewis, umugore we Dovine ndetse n'abana babo Gray na Moria Lewis bari bamaze imyaka mike cyane ku isi. Ariko abanyamakuru mbabwira mbabeshya ko perezida namubwira ko mushimira kunshyigikira. Namaze gusubiza abanyamakuru ibibazo byose ubundi baranshimira, bambwira ko nakoze ku mwanya nigomwe nkawubaha kandi nanjye mfite akazi ko gukora. Mpita nibaza abantu bose akazi banshinja ngo mba ndi gukora nkakayoberwa, kandi buri uko ngeze mu biro nicara ngatimaza. Gusa nishimira Siridiyo na Karara kuko iyo baba badahari ubanza kampani yazamba, kuko bari biyemeje gukora byose nanjye ngakora nka chairman, kuko nka Karara yataza kundeba ngo ambwire ko hari inama nari kurira ngahogora kugeza ubwo bwije. Ubwo navuye muri sale ndeba ku isaha, mbona amasaha arimo kwihuta cyane kuko umugoroba wari ugeze, ariko nibuka ko byamfasha amasaha ubwo najyaga muri Merine kwimura Rufusi ndetse tukanagaruka. Mpita mbona ko ariyo mpamvu nahise niha gahunda yo kwigira gusura mushiki wanjye Dorcas, kuko izindi gahunda zose numvaga ngomba kuzikora ari uko mufite turi kumwe, haba gukora imyitozo no kuzenguruka intara zose zigize igihugu cyacu turimo gushaka Rosange na Neira.
nuko mva muri sale mbwira Karara kwigira mu bye nkajya mu bitaro kureba Dorcas. Ngeze mu cyumba cye nsanga harimo wa muganga nanone ari kumubaza uko ameze, ndetse ubona amushishikariye cyane. Muganga mbonye amera nk'uwikanze, ubundi amubwira ko aragaruka nijoro kureba niba yamusezerera kuko yagize amahirwe urutirigongo rwe rukaba rutarangiritse cyane. Muganga amaze kugenda ambwira Dorcas ko ibyo abonye nyamara nzabimenya, ambwira ko nyamara narekera gufuha niba muganga nyitayeho ibyo bitagakwiye gutuma ngira ifuhe ringana gutyo. Mperaho mubaza uko ameze, ambwira ko ari kumva ameze neza, ndetse muganga amaze kumusuzuma akamubwira ko nijoro nagaruka araza kumusuzuma bwa nyuma ngo arebe ko ejo yataha. Numva biranshimishije cyane. Dorcas ambwira ko akumbuye kurwana n'intambara nanjye, mubwira ko imyitozo tugiye kuyikaza kuko nubwo twarwanye ariko ingamba tugiye kurwana arizo zikomeye cyane. Nuko ambwira ko we yiteguye, mubwira ko nanjye mbyishimiye. Twakomeje kuganira nka mushiki na musaza, igihe kiza kugera musezeraho, mubwira ko ntashye mbwire Mari itaze kumuzanira ibiryo. Dorcas ambwira kutigora kuko ibyo Lorena yamuzaniye biracyahari kandi biraryoshye ku buryo arabimarira. Nuko amaze kumbwira gutyo mpita mva mu bitaro ndasohoka. Nageze hanze y'ibitaro mpura na Clarisse, mubaza aho agiye ambwira ko agiye kureba mama we, nuko tunyuranaho ubundi nkomeza inzira ngana mu rugo. Nakomeje ngana ku marembo y'inyubako ntuyemo, ariko uko ngenda mpegera nkumva urusaku rw'abantu bari gusakuriza mu nzu mu majwi y'abagore, ndetse intonganya ari nyinshi cyane. Mpita nongera intambwe ubundi ngera ku muryango, ndebeye inyuma mbona umuntu w'umusore wambaye neza afashe umukobwa umunigo wagira ngo bari kurwana. Mpita mbasatira niruka nsanga umusore ni Rufusi afashe Tonzi umunigo, ndetse Jesse kubona ijisho rye ryatukuye aho yari yicaye mu ntebe ye. Mpita mbabaza ibyabaye, Jessica yubika umutwe. Ako kanya Mari ahita asohoka mu cyumba cye, nkomeza mbabaza icyabaye ariko habura umuntu nsubiza. Rufusi ahita arekura Tonzi maze Tonzi arahindukira arandeba, maze arambwira ati ariko reka nkubaze wa gasore we, ubundi wibonamo iki? Wibonamo iki gituma wifata nk'aho uri Imana ku buryo utarimbuka ukava ku isi? Wowe urinde uducira urubanza nk'aho ari wowe muremyi wa byose. Tonzi nahise mubwira ariko wa mukobwa ibintu uri kuvuga ntago mbizi, kandi ikindi mbere ya byose ndagira ngo nkwibutse ko ari urugo rw'abantu ntabwo ari urugo rw'inyamaswa ku buryo uza winjira uko ushaka. Ninde waguhaye uburenganzira bwo kwinjira hano ubundi? Tonzi ahita ansubiza ati hano ni mu rugo iwacu ntago ngomba gusaba uburenganzira. Ikindi kandi nkwiyame na rimwe narinjye kukwihanangiriza mu magambo yose uzajya ushaka kuvuga, mu byo uzakenera kuvuga byose, nta bubasha ufite bwo kuvuga amangambure yawe ukavugamo izina ryanjye, kuko nta hantu mpuriye nawe wagahungu we k'agasambo kiba imitungo y'abandi cyifashishije itangazamakuru. Petron uri ikigwari, nongere mbikubwire uri ikigwari. Tonzi ambwiye gutyo ndaseka cyane, maze mbura ikintu namusubiza kuko nari maze kubona ko Diva ashobora kuba yamubwiye ibyo nari namubwiye byose. Nuko Tonzi mubwira ko nta magambo menshi mfitanye nawe, bityo byaba byiza ako kanya asohotse aho ngaho ubundi agataha akajya mu bwihisho aho batuye. Ariko yanga kunyumva, ahubwo atangira guhindukira na Jessica amutuka amusonga ndetse amukora no mu nkovu Papa Sultanisi yamuteye. Numva ntangiye kugira umujinya mwinshi cyane, kandi nari narihaye inshingano zo kuba abana ba Sorina ntabahora icyaha cy'ababyeyi babo. Ariko nibutse ibintu Sultanisi yakoreye Jessica amutwikira mu modoka, kwihangana birananira. Nisanga mfashe Tonzi umunigo, ubundi mukanda ijosi atangira gukorera bigaragara ko ari kubura umwuka. Maze ndamubwira nti Tonzi, urabizi naragukundaga nka mushiki wanjye ndetse nkanakubaha, kandi ikindi umenye ko kuba wowe n'umuryango wawe mugifite agahenge atari uko ntashoboye kubagendaho no kubarwanya, ahubwo ni uko nabahaye akanya ko kwitekerezaho mugacunga intambwe zanyu. Ndabizi ko amagambo natumye Diva yababwiye, bityo ukaba warakaye cyane kubera ko nakwise ikigwari. Iri rikaba ari ryo tandukaniro ryawe na Diva kuko n'umwana wumva.
ariko ntabwo nshaka kugusubiriramo ibyo namubwiye, ariko nukomeza kumenyera mama wanjye ndetse n'umuryango wanjye ushobora kwisanga mu byago utazi ibyo ari byo, bityo nguhaye imburira ya nyuma, zinga amabinga yawe utahe ntaragira umujinya ugasanga ngukoreye ibintu bibi cyane. Namaze kubwira Tonzi gutyo mpita murekura n'umujinya abandagara hakurya, ahita yifata mu ijosi bigaragara ko nari mubabaje, ambwira ko ibyo bitarangiriye aho ngaho kuko intambara yanjye nawe itazigera irangira, ataransubiza aho navuye ariho ku muhanda. Ibyo abivuga asohoka agenda, ndetse negera Jessica amubaza ukuntu ameze, ambwira ko ameze neza, nuko nicara mu ntebe nibaza kuri Tonzi nakundaga kubona acecetse, ukuntu amaze guhinduka kubera guhirahira ashaka imitungo. Mbona ko ibintu bikomeye cyane, mpita nibaza niba Tonzi ari we tugiye guhangana. Noneho Sori nawe nashyiraho ake anishingikirije ko afite imigabane muri kampani, nanibuka n'amagambo Siridiyo yambwiye ko kandi nshatse Sori namwihorera, ko buriya kugira ngo umwanzi wawe umucungire hafi cyane umenye imipangu ye, ni uko ugomba kumwiyegereza. Numva imbere yanjye hakiri ibintu byinshi cyane byo gukora. Ubwo ibyo ntabwo nabitinzeho cyane, kuko icy'ingenzi ni uko nasanze mu rugo nta kibazo bafite. Twicara muri salo dutangira kuganira, babwira ukuntu umunsi wagenze, babwira ko na Dorcas baramusezerera akaza mu rugo. Ubwo Rufus yahise adusezeraho, atubwira ko agiye ku kazi ka nimugoroba, mwifuriza akazi keza uwo munsi, ubundi aragenda. Twagumye mu rugo bisanzwe dutegereje ko bwira kugira ngo turye tubone no kuryama. Nuko nicaye bisanzwe numva telefone yanjye irasonye, mu kureba umpamagaye mbona ni Lorena, mpita mwitaba nshaka kumubaza amakuru ariko ahita ntanga. Numva afite igihunga cyinshi, mu gushaka kuvuga abukabura icyo ambwira, maze mubaza ikibazo gihari, ahubwo nkumva arimo gutsikimba cyane. Ako kanya numvise umuntu amwatse telefone ye, mu kumvugisha numva ni Siridiyo Vice Chairman, ambwira adaciye ku ruhande avuga ati Dr Desmeriti yashimuswe, byaba byiza uramutse ubonye akanya ukaza tukabivuganaho mbere yo gushaka icyo twakora, kuko icyo ari cyo kuzira nta kindi uretse imishinga y'Abarewis Company. Vice Chairman amaze kumbwira gutyo ahita akupa telefone, nuko Jessica ambaza ikintu kibaye, mubwira uko nanjye bambwiye. Mpita mpaguruka vuba vuba aho nari nicaye, mbabwira ko mu kanya gato ndagaruka. Ubwo nese nikoza mu cyumba nkuramo ikote nari nambaye, ahubwo nambara ikote rirerire rigera ku birenge ndetse n'ingofero zimwe z'abasirimu bijyanye. Mpita mva mu cyumba nyura muri salo nihuta, mva mu rugo njya muri esanseri, ngenda ngera kuri kampani hasi, ntambika ngana ku bitaro, ariko nibaza niba ari Lorena n'umugabo we bari. Mpitamo kubahamagara ngo mbabaze aho baherereye. Lorena ambwira ko bari mu rugo iwabo, bityo akaba ariho nabasanga. Ubwo nese nerekeza kwa Lorena mu rugo, ariko mu kugera imbere y'umuryango numva umugore n'umugabo barimo gutongana. Vice Chairman avuga ati kandi wa mugore we byose niwe wabiteye. Twari twarumvikanye ko Dr Desmeriti nta muntu n'umwe ugomba kumenya aho ari n'uwo ari we, ariko ntangazwa no kumva ngo wabwiye Chairman ibye byose. None reba ingaruka aho zigeze, ubu se turabigenza gute? Ibaza ibyago byose wateje igihugu cyose ndetse n'ibindi bihugu bitewe no guhubuka kwawe. Lorena ahita amubwira ati ariko rwose nanjye nta yandi mahitamo nari mfite, kubera ko Chairman yashakaga ko mushiki we avurwa byihuse, kandi nta wundi muganga wari uhari wo kuba yakura isasu mu rutirigongo rw'uriya mwana w'umukobwa. Rero bituma numva ko imyaka ishize ari myinshi cyane, bishobora kuba byaribagiranye, ku buryo na Desmeriti ashobora kugaruka hano no mu bitaro byacu agakora Makeroni ntazamenye ko yahageze, ndetse kuko abantu bose bakoranaga bamwe bagiye bapfa abandi bakagenda, numvaga ko nta muntu uzamumenya. Kandi nanone Chairman nta kintu nari kumubwira, ndamutse mubwiye kuri ya mukobwa afata nka mushiki we nta muntu wo kumuvura. Ubu se koko nari gukora iki mugabo mwiza? Siridiyo ahita avuga ati nyine nawe byibaze, maze ugereranye igitambo kigiye kuba muri iki gihugu, mu gihe wari kure kuri ya mukobwa akaba igitambo cy'igihugu cyose, kuko ubuzima bwe ntabwo bwatuma abantu bose bapfira gushira. None reba ubu ngubu Desmeriti barimo kumutoteza kugeza igihe aravugira aho bahishe iriya virusi,
kandi ntago nizeye neza ko ashobora kwihangana ku buryo atarabivuga, bakanamugira imfungwa yabo ubundi bakamusaba kuyitunganya neza, bagasigara bashatse imbarutso y'ibisasu azakoresha kugira ngo bayiturikirize mu kirere ubundi igihugu cyose abantu bahinduke inyamaswa ziryana. Urumva ibyago uteje? Ako kanya namaze kumva ibyo bari kuvuga mpita nikanga nanasunika urugi, bose bambonye bahita bikanga, bahita bacecekera icyarimwe, bigaragara ko ibintu bari barimo kuvuga ari amabanga akomeye cyane. Nuko mbabaza ibyo bahoze barimo kuvuga kuko nari nabyumvise. Lorena n'umugabo we bararebana cyane, ubundi bansaba kwicara tukaganira. Maze kwicara Vice Chairman ambwira ko Desmerite yashimuswe n'ubutasi bw'igihugu cyacu buyobowe na General Vasineri, akaba ari umugabo wa hafi cyane wa Perezida Macron. Mbabaza impamvu bamushimuse ngo bayinsobanurire neza. Vice Chairman ambwira ko ibyo nta kintu bimaze kuko n'ubundi igihe cyose muganga Desmerite bamufite ntabwo igihugu cyose cyaba kiri mu mahoro. Nabanje kubabaza mbatitiriza mbabwira ko igihe batambwiye ibyo ngomba kumenya n'ubundi ntacyo byaba bimaze, kubera ko nta kintu nanjye nakora ntazi impamvu ndimo kugikora. Nuko Lorena araza anyicara iruhande maze arambwira ati ubundi njye nkirangiza kwiga amashuri yanjye ya kaminuza nahise nza gukora hano muri ibi bitaro. Icyo gihe papa wawe Brown Lewis niwe wari chairman, ndetse aduha akazi turi abantu yizeye kuko uhereye ku mugabo wanjye bari inshuti cyane. Nanjye ndetse n'abandi bayobozi yagendaga ashyiraho, haba mu bitaro, muri hoteli ndetse no muri factory, yashyiragaho abantu yizeye gusa kugira ngo batazamugambanira. Icyo gihe company itangira gutera imbere cyane ku buryo yari ku rwego rushimishije, bituma papa wawe Brown atangira gutekereza cyane, yibaza ikintu cyakorwa kugira ngo abaturage batuye mu gihugu cyacu indwara z'ibyorezo zikunda kubageraho bazirwanye. Muganga Desmerite avuga ko abishobora gukora nk'igerageza ku buryo bashobora gukora umuti ushobora guterwa mu kirere cyose cy'igihugu cyacu, maze ubundi ntihazagire indwara n'imwe ishobora kugera ku muntu wese uri mu gihugu cyacu. Brown ahita amubwira ko iyo poroje bayitangira, ndetse nanjye nari umufasha w'umuganga cyangwa se umuforomo kuko nibwo nari nkigera muri iyi company ndi mu igeragezwa. Bivuze ko ari njye wafashaga muganga Desmerite wari umukuru w'ibi bitaro byacu. Ubwo Desmerite yabanje kubwira papa wawe Brown ko barabanza bagakora agakoko cyangwa se virusi bakoreraho igerageza, kuko ntago wakora umuti utazi indwara ushobora kuvura. Papa wawe amubaza agakoko ashobora gukora. Desmerite amubwira ko ubwo dushaka kurwanya indwara zose icyarimwe, ikintu agiye gukora agakoko k'uruvangitirane rwose rw'indwara zibaho ku muntu kuva akivuka, uhereye ku mbasa n'izindi ndwara zose, n'amavirusi ashobora gukorwa n'abandi bantu harimo na sida kuko yo yari ihari, ku buryo nibamara kugakora barakabika ubundi bagatangira gukora urukingo rw'izo ndwara zose, ku buryo umuntu uzajya agerwaho n'uwo muti uri mu bwoko bwa antidote, izo ndwara zose nta n'imwe ishobora kumugeraho. Nuko papa wawe Brown abaza muganga Desmerite niba ibyo bintu azabishobora, amubwira ko ibyo ari ibintu bizafata igihe ariko bigashoboka. Ubundi icyo amusaba ni ukumukura ku nshingano zo kuyobora ibitaro by'Abalewis gusa, ubundi akamushakira abaganga b'abahanga cyane ku buryo bazafatanya. Papa wawe Brown yamubajije umuntu yizeye ashobora gusiga ku buyobozi bw'ibitaro. Desmerite avuga ko nta wundi muntu yizeye utari Lorena, bigendanye n'ukuntu namufashaga akazi kose neza. Ariko Brown ambajije niba ibyo mbyemera kuyobora ibitaro, mbabwira ko ntabyemera kuko nanjye nshaka kugira uruhare mu gukora iyo virusi ndetse n'urukingo rwayo. Ariko Desmerite avuga ko atanyemerera kuza muri ibyo bintu kandi bishobora kuba byateza ikibazo buri muntu wese uzabikoraho. Birangira n'umukunzi wanjye twari tutarabana ariko biri mu mishinga Siridiyo ambwiye ko ngomba kuza kuba umukuru w'ibitaro kandi akaba ari amahirwe mpawe. Brown nawe yantitirije ambwira ko ubwo abaganga yizera b'abahanga bashaka ko mbasimbura nuko banyizeye ku bushobozi, bituma mba umukuru w'ibitaro. Muri icyo gihe umukunzi wanjye nawe yari Vice Chairman, ubundi ntangira akazi gutyo. Hari ikosa papa wawe rero yakoze, kuko Perezida Macron yari azwi nk'umuntu warwaniye intambara sogokuru wawe Toromeo
akanapfana na Perezida Macron yarindaga, kuko niko amateka bivuga. Papa wawe yizeye Macron cyane, maze aragenda amuhereza raporo y'ibyo bashaka gukora. Perezida byumvise gutya ahita abwira Brown ko ibyo bintu ari byiza cyane, ndetse amwoherereza n'abaganga b'abajenerale mu gisirikare ngo bafatanye. Ariko Desmelt abwira papa wawe ko yakoze ikosa, ibyo bintu atagakwiye kubikora. Brown amubwira ko yizera Perezida cyane, bityo ntacyo bitwaye. Ubwo Perezida yohereje abajenerali babiri b'abaganga, na Desmelt nawe ashaka abaganga be b'abahanga nkawe 3. Bahita bakora ikipe y'abantu 6, ubundi bifataniriza hamwe kugira ngo bakore ibyo bari biyemeje. Batangira bakora virusi ikomeye cyane, bayimaraho imyaka myinshi cyane, ariko baza kuyikora. Mu kuyigerageza ngo barebe ko ari iya nyayo koko, bayishyize ku nyamaswa zihita zipfa. Bagerageza no ku mirambo y'abantu, uwo bashyizeho aho gupfa cyane kuko wabaga wapfuye, ahubwo uwo murambo ugahinduka inyamaswa. Bivuze ko iyo virusi umuntu muzima yageraho yahita ahinduka inyamaswa zo mu bwoko bw'amazombi cyangwa amavampaya. Nuko bamaze kubyishimira ko bagejeje umushinga wabo hagati, bahita batangira gukora urukingo rwayo. Ariko byose Desmelt niwe wari ubihagarariye, kuko amaforumire yose niwe wari warateguye mu kazu ke yakoreragamo k'ibanga kari hano muri hospital y'Abarewisi. Kakaba ari akazu gashobora kwinjirwamo n'umuntu uzi amakode yo kwinjiramo gusa. Abantu bari babizi bakaba ari papa wawe Brown Lewis, Desmelt ndetse n'umukobwa wakundaga Brown Lewis cyane, nawe wari umuganga bakoranaga uwo mushinga witwaga Vanessa, kuko nibo abantu Desmelt yizeraga cyane, kubera ko n'abajenerale ba Perezida ntago Desmelt yabizeraga, kandi baramufashaga gusa kuko formule zose Desmelt niwe wazikoze, aranazitunganya ndetse azishyira ku murongo. Nuko urukingo cyangwa se antidote nayo bayimaraho igihe kinini cyane kugeza ubwo bayikoze. Ariko bakimara kuyikora abajenerale ba Perezida bahita bashaka kurwanya Desmelt, ubundi ngo bibe urukingo rwe na virusi bayitere mu baturage bose bahinduka inyamaswa. Nibamara guhinduka inyamaswa abajenerale na Perezida bahita bitera urwo rukingo, basigara ari bo bantu bayoboye igihugu cyacu gusa, ndetse banafite na gahunda yo guhita bazenguruka umugabane wacu wose, uhereye mu gihugu cyacu cya Kentrone bakajya muri Metrobeti, Masofa, Zetland, Magadonia, Varumara ndetse n'ibindi bihugu byose bigize uyu mugabane wacu, bakabatera iyo virusi nabo bakaba inyamaswa, bikanarenga bakambuka n'amazi magari bagahera Iyope ndetse n'ibindi bihugu by'iyo ku wundi mugabane bifatanye na Yope badukolonije, ubundi bakabatera iyo virusi bose bagahinduka inyamaswa z'amavampaya cyangwa amazombi. Noneho Macron ndetse n'abajenerale be bagasigara ari bo bayoboye isi muri rusange bayifite mu biganza. Ariko Desmelt aza kubimenya urukingo aruhisha mu buryo bukomeye cyane, ku buryo nta muntu ushobora kurubonaho. Bararushakisha bararubura, icyo batwaye ni virusi gusa, ariko urumva ntago bari kuyitera kandi badafite urukingo bo ubwabo bakwitera kugira ngo badahinduka inyamaswa. Aribwo baje gufata umuryango wa Desmelt wose bakawumarira ku icumu, bagira ngo araza kuvuga, ariko akanga kubabwira formule cyangwa se aho yahishe urukingo, kugeza ubwo bamutoteje akaba ikimuga burundu. Baje kubona ntacyo baramumaza baramurekura. Bamaze kumurekura aza yarataye ubwenge, tubasha kumwitaho dusanga aracyafite ubwenge bwo kuvura. Ariko Perezida Macron ntiyabimenya kugeza ubwo twamugariye hano, ariko Sorina yamara gufata kampani akamwirukana. Desmelt akajya ku bitaro bikuru bya Kent, aribwo yahavuye akajya muri Domia gukorerayo. Akaba ariho twamukuye mu minsi yashize, ariko ubwo yageraga hano nibwo twatangiye kubona ko muri iyi kampani yose huzuye za maneko zitanga amakuru hejuru kwa Macron. Bagahita bamenya ko Desmelt ari gukora kandi afite ubuzima, bityo bakaba bamushimusa ahantu tutazi niba ari ubutasi bwamutwaye cyangwa niba ari hehe, ntago tubizi, kuko baracyamaramaje cyane, barashaka gufata isi yose muri rusange. Akaba ariyo mpamvu tuguhamagaye ngo tukubwire uko bimeze, kubera ko Dr Desmelt ni umuganga w'umuhanga, kandi igihugu cyose n'isi muri rusange iramukeneye nonaha, kuko naramuka bumbuye umunwa w'akavuga biraba biturangiriyeho twese.
Lorena amaze kumbwira gutya amaguru yanjye arimo gutitira hafi no kwinyarira, kuko ibyo bari bamaze kumbwira byari birenze ubwenge bwa muntu. Ibintu nari naranze byo kurwanya ubutegetsi bwacu buriho, nkikorera ibyanjye nabo bakikorera ibyabo, ariko byari birangiye umutwe wanjye utangiye kumvanga nibaza icyo nakora kugira ngo ntabare Desimeriti. Ariko ngasanga nindamuka ngiye kurwana izo ntambara ndaba ntangiye kurwanya ubutegetsi muri rusange. Nibaza icyo ndakora kiranyobera, ariko nanone numva ntasiga Desimeriti mu menyo ya rubamba, kuko n'ubundi igihe cyose bamutwaye tukanga kumutabara hakiri kare, isi yose muri rusange twari mu byago. Mpita numva ko kurwanya ubutegetsi ari byo byaba ari byiza kurusha uko isi yose twahinduka inyamaswa. Mpita mbaza Lorena mvuga nti, mbwira aho nakura uwo muganga wakundaga papa wanjye Broni witwa Vanessa. Ako kanya namaze kubaza Lorena gutyo, tubona umuryango wo muri salo urafungutse, hinjira Clara, Clarissa ndetse na Donaldo baradusuhuza. Clarissa ambwira ko ashimishijwe no kongera kumbona iwabo, mubwira ko hari ibyo narindi kuvugana na papa we ndetse na mama wabo aho ngaho, ariko kuko byihutirwa cyane kandi bikaba ari ibijyanye n'akazi, tukaba tugiye kujya mu biro muri ayo masaha yo ku mugoroba. Nuko Lorena na Vice Chairman bahita bumva ibyo mbabwiye, bikoza mu nzu ubona Siridiya atareba Lorena neza nkaho amurakariye. Mpita mbona impamvu n'igihe nabasangaga mu biro bya Lorena batameze nkaho bari gucana uwaka, ari byo bibazo bari bafitanye, bakaba batarashakaga ko mbijyamo, mbese bashaka kubimpisha. Nishimira uburyo bifuza kundinda ibyago, ariko urwego twari tugezeho ntabwo byari bigishobotse, kuko nari maze kumenya ibyo papa wanjye Broni yashakaga kugeraho, yirindira igihugu cyose indwara z'ibyorezo. Kandi kugira ngo mbashe kugira icyo nkora nuko bagombaga kumpa amakuru yuzuye. Lorena n'umugabo we basohotse mu cyumba, bigaragara ko bavuye gutora ibintu byo kwifubika. Nuko dusezera kuri ba Clara tubabwira ko bataratinda. Clara tubaza niba bitamureba nka sekereteri, mubwira ko nta kibazo bitamureba. Tuva mu nyubako ituyemo umuryango wa Vice Chairman, tugenda tugana hari ibiro byanjye. Twageze mu biro tumaze kwinjira nkinga umuryango kugira ngo ibintu tuvugira aho ngaho bibe ibanga rikomeye cyane. Nuko mpita mbaza Lorena ikibazo nari maze kumubaza tukiri mu rugo, mubaza niba yandushaho nakuri uwo mugore wakundaga papa wanjye witwa Vanessa. Lorena ambwira ko atazi ahantu yamukura, kuko nyuma y'uko abajenerali bigaranzuye Desimeriti abaganga bose bakoranaga bashatse kubica, bamwe barahunga ku buryo atazi niba baranabishe cyangwa se batarabishe bakaba bakiriho. Numva nta kintu na kimwe twakora tutazi ahantu twakura umuntu ushobora kuba afite urufunguzo rwo gufungura icyumba cy'ubushakashatsi cya Desimeriti. Lorena namubajije icyo cyumba ahantu giherereye, ansubiza ko nawe yaba mbeshye kuko atazi ahantu kiri. Byumvikane ko umuntu wubatse ibitaro yateganyije ko icyo cyumba kigomba kuba gihari kandi ari ibanga rikomeye cyane, bityo Broni akaba ari we wari ukizi kuko cyari kizwi n'abaceyamani b'abarewisi gusa, kuko ni naho hahisha amabanga y'abaceyamani bose kuva kuri mori ya Lewis. Bityo impamvu Desimeriti yari akizi nuko Broni yamwizeye akumva ariho bakorera ubushakashatsi bwabo, kandi akaba atari icyumba wagenda ureba ngo urinjira cyangwa ngo umenye aho giherereye, ahubwo bisaba gukora ubushakashatsi cyangwa se ukavugana n'umuntu uhazi akakurangira uko tuhagera, gusa kakaba kiri muri Abarewisi Hospital. Lorena amaze kumbwira gutyo numva ngiye gusara, mubaza ibintu basatazi ahantu Vanessa aturuka cyangwa avuka. Ambwira ko Vanessa papa we yari umusirikare ukomeye ku bwa Perezida Macron yasimbuye, bakaba baraturukaga muri Marine, akaba aricyo kintu amuziho gusa, ngo ariko uwo musirikare yaje kuburirwa irengero nyuma y'urupfu rwa perezida. Nahise mbwira Lorena na Siridiyo ko nta kindi kintu twaheraho kugira ngo tumenye amakuru yuzuye, uretse kuba twashaka akantu gatoya gafitanye isano n'icyumba kirimo ubushakashatsi bwa Desimeriti. Bityo akaba ariyo mpamvu ngiye gushaka ahantu nakura umuntu umwe mu bantu bakoranaga. Lorena mbaza ahantu ndahera nshakisha, mpita mubwira ko byanga byakunda tugiye mu bitaro byacu dushobora gusangamo imyirondoro yuzuye ya Vanessa, bityo nkaba nabona aho mpera. Ibyo tubivuga mpita mbasaba ko twajya mu bitaro. Tugeze mu bitaro twinjira mu biro bya Lorena, turabifunga neza ubundi twicara mu ntebe.
Lorena afungura imashini areba niba imyirondoro yari iya kera arayibona. Kubw'amahirwe abaguye kuri fayiro ya Vanessa nk'umwe mu baganga bakoze mu bitaro byacu kuva kera. Areba imyirondoro y'ubundi arayimbwira, ambwira n'agace bakuriyemo ndetse n'aho bari batuye nyirizina. Mpita mpaguruka ku ntebe mbwira Lorena na Siridiyo ko ubu ngiye muri Merine. Bambwira ko bwije cyane ku buryo ntagenda. Babwira ko icyo turi kuvuga hari ubuzima bwa Desimeriti ndetse n'isi yose muri rusange, bityo nta bintu by'imikino bagomba kuzana muri ibyo ngibyo. Lorena yambwiye ko nyamara nabanza gutuza kuko n'ubundi ibisasu bafite ntago babasha kubituritsa badafite antidote bakoresha kuko batakwiyica. Mpita mubaza ibijyanye n'ibisasu, ambwira ko bakoze ibisasu byinshi cyane ndetse bakaba bari baranamaze no kubyinsitara ahantu bashaka kugira ngo bazagende bashyiramo virusi bayiteremo, ubundi bakurura imbarutso gusa kugira ngo bikwirakwire ikirere cyose. Nahise mbabaza ahantu hari ibyo bisasu. Lorena ambwira ko ibyo bisasu biteze ahantu hose muri kampani yacu, ariko bakaba batazi nyirizina ahantu biteye kuko ari naho bakoreye ubushakashatsi. Makironi avuga ko niyo babitera hakagira abantu barokoka bazabishinja Abarewisi ko aribo bakoze ibyo bintu maze aribo bazabibazwa. Namaze kumva ibyo bintu mpita nibuka ko mu gikapu Sanctus papa wa Natani yampaye hari harimo imbarutso y'ibisasu bya kirimbuzi, ariko akambwira ko ibyo bintu ntagomba kubyitaho, icy'ibanze ari ugufata kampani gusa. Nabaza niba iyo mbarutso ari iy'ibisasu byo kwica abantu babahindura inyamaswa biranyobera. Nuko mbabwira ko rero kuva ibintu bikomeye cyane nta mwanya wo kwicara uhari. Mbabwira kujya mu rugo bagatuza ko ndajya mbabwira icyo nagezeho. Siridiyo yambajije niba ndagenda njyenyine. Mbabwira ko ibyo bintu turimo twuko turi batatu tubizi, bityo nta wundi muntu tugomba kubishyiramo. Ahita ambwira ko atantererana bityo tugiye kuryana. Mubwira ko atari ngombwa kuko nshoboye kwiyitaho. Mpita nsohoka mu biro bya Lorena ngenda mva mu bitaro, ndetse Dorcas nanga kumuvugisha kugira ngo adahangayika. Ubundi mva aho ngaho njya mu rugo. Ngeze mu rugo nsanga Jessica ari muri salo arimo kureba televiziyo, ndeba niba Marita atarimo kutwumva. Jessica mubwira mu ncamake ukuntu bimeze, ubundi mubwira ko ngiye gushaka umugore witwa Vanessa kugira ngo ngeze mu cyumba kirimo ubushakashatsi bwa Desimeriti. Jessica yambajije ikintu biramarira Desimeriti kugera mu cyumba cye. Nanjye mpita nibaza wa mugani impamvu nshaka kujya mu cyumba cya Desimeriti, ariko nibuka ko icyo nshaka atari ubushakashatsi ahubwo ari ukumenya aho bamushyize n'aho yashimutiwe, ariko numva ko ngeze muri icyo cyumba byibura nshobora kuvanamo andi makuru menshi. Jessica ambwira ko uko ndatinda gutabara Desimeriti ariko turaba turi mu byago byo kuba inyamaswa. Mubwira ko ibyo ndi gutekereza ari byo ngiye gushyira mu bikorwa, bityo Imana nibishaka biragira aho bingeze. Ubwo nta kindi nakoze, nahise mva muri salo njya mu cyumba nkuramo ipantaro y'itisi n'ishati y'amaboko maremare, nambara ipantaro isanzwe nakundaga kwambara itesara indekuye ndetse y'imifuka myinshi, ubundi nkubitamo agatisheti ndetse inkweto zanjye za timba zari hafi aba arizo nambara. Mpita mfata rinete za fime n'ingofero y'ikizuru, ubundi nshyira telefone yanjye mu mufuka. Ngeze muri salo Jessica mbonye ahita ambwira ko nsa nk'ibandi. Mubwira ko ntazi ibyo ngiye gukora bityo ngomba kwiyoberanya. Namubwiye ko ndaza mu masaha y'igicuku mfite amakuru ndaba nabonye, ubundi musezeraho musaba kubwira Marita kudahangayika. Nuko nsohoka mu rugo ngenda ngana muri parikingi, ariko nibuka ko Rufusi yakoze ijoro. Mpita niha gahunda yo kujya kumureba, nkamubwira gucunga neza kampani areba amakamera yose kuko bitameze neza. Nahise ngaruka inyuma ngera ku marembo ya reception, umusekirite ambonye ahita ambaza ibyangombwa. Mpita nkuramo ingofero na rinete, mubwira ko ari njye wahita nyemerera kwinjira. Nkomeza kuri reception, ubundi ngiye kwinjira muri esanseri nabwo bambaza uwo ndi we, kuko nk'uko Jessica yari yaribivuze nari maze kuba nk'ibandi. Mbiyeretse baratangara cyane ariko barandeka ndazamuka. Nakanze ku ibuti ngeze kuri furo ya nyuma aho bacungira ikoranabuhanga. Maze kuva muri esanseri mpita ngera ku cyumba ba Rufusi bagomba kuba bakoreramo, ariko ngiye gufungura mbona Rufusi ari guturuka hirya ku muryango uva mu kubwiherero.
ahita ampagarika ambwira guhagarara nkabanza nkamubwira uwo ndi we ushaka kwinjira mu cyumba cya control. Ntegereza ko angeraho ariko mbona atangiye kuza yiruka agana aho narindi. Mu gihe ngiye gutangira gukoramo rinete n'ingofero ngo mwiyereke, mbona umusore abanguye igipfunsi wagira ngo ni inyundo. Mpita nibaza niba Rufusi yaba azi kurwana. Mu kubyibazaho nshaka kwimara amatsiko turwana kugira ngo mbimenye. Nuko umurwano hagati yacu hita utangira, ariko mu by'ukuri ntabwo ngiye kukubeshya, Rufusi yarandenzeho kandi nanjye nari nzi ko ndindwanye y'akataraboneka, kandi na Dorcas yarifuzaga kugera ku rwego rwanjye, ariko Rufusi yarankubise ku buryo numvise imbavu agiye kuzimenagura. Mpita niha gahunda yo kumubwira ko ari njyewe, ariko akomeza kunkubita ambwira ko amabandi atazigera na rimwe yinjira muri company ngo abyemere. Nuko agiye kunkubita ingumi y'umutwe mpita nyifata ndayifunga neza. Akomeza gupeza agira ngo amfate, ahita akoresha indi ngumi nayo ndayifunga, ubundi mpita mubwira nti ni njyewe muvandimwe. Rufusi yamaze kumva ijwi ryanjye ahita ndekura, asubira inyuma ambaza niba yumvise neza cyangwa niba atari njyewe. Mpita nkuramo ingofero na rinete ndamwiyereka, ahita abura aho akwirwa kuko yumvise akoze ishyano. Atangira kunsaba imbabazi ambwira ngo yari yagize ngo ni ibandi, ku buryo yahereye karabwira uwo muntu kumwiyereka ariko we akanga kumwiyereka, kandi abantu bose bakorana bari muri icyo cyumba, ndetse uwo muntu akaba yambaye nk'ibandi. Rufusi amaze kumbwira gutyo nanjye nahise nibuka ko nategereje ko angeraho ariho nari mpagaze ku muryango kugira ngo mbone kumwibwira, aribwo yahise aza yiruka cyane ashaka kurwana kugira ngo ntinjira. Maze kubyibuka neza mpita mubaza ahantu yakuye iyo mirwanire, ambwira ko kuva mama we yamubwira ko papa we yamurwaniye ubwo bashakaga kumufata ku ngufu, nta kindi kintu yigeze yiyumvamo uretse kuba yajya kwiga nawe iyo mirwanire. Ngo nuko atangira kwiga imirwanire ku muhanda gutyo. Ku munsi wa mbere bagiye kwiga babanza kubabwira amateka y'uburyo imirwanire yageze mu gihugu cyacu, kandi byari ibintu byazanywe n'abakoloni bo muri Yope, ariko ngo umugabo witwa Timo akabashyigikira akabyigisha abana bo ku muhanda, kugeza ubwo nabo bahavuyemo abametere bakajya bigisha, ari naho papa we yayigiye kugeza nawe atangiye kwigisha, kuko umwarimu wamwigishije yamubwiye ko umugabo witwa Riyariyo ari we wamutoje. Nahise mbona impamvu Rufusi andusha imirwanire, nuko we yagize cyane imyaka myinshi kundusha, ndetse we akabyiga ari ibintu yapanze, mu gihe njye nayize imyaka mikeya, kuko nyuma yo kuva muri Merine ndi kumwe na Jovia ntago nongeye kwiga, ahubwo imyitozo narayikoreshaga kugira ngo nkomeze nshyigikire ibyo nari narize. Ariko Rufusi we yambwiye ko yize kugera n'icyo gihe akitozanya n'abametere bigishaga imirwanire muri Merine. Nuko ambaza icyo narinje kumara muri icyo cyumba kandi mfite nimero ye. Rufusi mubwira ko icyo narinje kumara gihindutse, kuko narinje nje kumubwira gukaza umutekano ntibahumbye, ariko kuri iyo nshuro bikaba bihindutse nkaba nje kumubwira ko yabwira abo bakorana bakabikora, maze we tukajyana muri Merine, kubera ko mbonye iyo mirwanire ariyo nkeneye. Rufusi ambwira ko atasuzugura itegeko ryanjye, mubwira ko atari itegeko ahubwo ari ubufasha agiye kumpa. Ambwira ko ibyo ntagakwiye kubimwingingira, apfa kuba arabona aho akoresha ingumi n'imigeri gusa. Rufusi namusabye kuba yanyigisha ibirenze ibyo narinzi, ambwira ko cyaba ari icyubahiro kwigana nanjye. Mubwira ko yakwinjira akabwira abakozi be gukomeza umutekano, ubundi akaza akitegura tukajyana. Byarabaye ubundi agaruka nsanga hanze, kuko nanze kwinjira ngo ntabakanga, cyangwa bamwe bambona nambaye gutyo bagatangira gutekereza ko nubwo nabaye chairman ariko nshobora kuba nkiri ibandi rijya gukora urugomo ku muhanda. Bya bindi umuco w'umuntu mukuriramo niyo yahindura ubuzima bikanga kumuvamo. Bimwe bavuga ngo akabaye icwende ntikoga, niyo koze ntikanoga, niyo kanoze ntigashira umunuko. Twese dusohoka gato tuvuye muri esanseri, Rufusi ambwira ko nta kintu ajya gutora mu rugo. Mpita musaba kuza tukajya muri parikingi ubundi tugafata urugendo. Nuko imodoka nyikura muri parikingi, ubundi tugeze ku marembo ya company barafungura tuvamo. Dufata umuhanda werekeza muri Merine, ari nako tugenda tuganira. Rufusi yambajije ibyo tugiye gukora muri Merine, n'ubundi kuba twari tujyanye kandi nzi ko afite amaraso yari yariyo, ntago nari kumuhisha ibanga.
kubera ko yari umwizerwa. Inzira yose ngenda amubwira uko bimeze, kugeza ubwo yabyumvise neza, akambwira ko iyo ntambara atazigera mva iruhande kugeza ayirwanya, ndetse na gereza Desimeri itarimo akaba ari we uzayinjiramo akajya kumubohoza kuko yanga akarengane, kandi ukuntu anzi nkaba ntarwanira ibintu bidafite agaciro. Rufus mubwira ko ubwo anyijeje kumfasha, gahunda yose turayipangana neza kugeza ubwo dukoze ikibuga tuzakiniramo kugeza dutsinze. Ikirenze ibyo tukazakorera mu bwihisho ku buryo nta muntu uzamenya ngo turi bande. Ambwira ko n'ubundi nubwo ari akazi, ariko kwicara ku mashini bitari bimubereye. Twageze muri Merine bwije cyane. Mbaza Rufus wari uzi Merine yose agace bari bandangiyemo, kari gatuyemo umusirikare witwa Salvatore. Ambwira ko twaharenze bityo dusubira inyuma kubera ko niho bari batuye. Byahise byoroha cyane kuko nari ndi kumwe n'umuntu uzi Merine. Rufus ambwira guparika imodoka ubundi tukavamo, tukagera ku rugo ruzwi nk'aho ari kwa Salvatore, ariko hakaba hatuyemo abakobwa be gusa n'abuzukuru, kuko Salvatore ngo bamuburiye irengero ndetse n'umugore we yaranapfuye. Nuko mubaza niba yabaza umuntu witwa Vanessa mu bantu batuye aho ngaho. Rufus ambwira ko amazina yabo atayazi, bityo turabaza tukamenya niba ariho aba. Ubwo twageze ku rugo turakomanga, ariko tukumva umutuzo ni wose. Ako kanya twumva inzugi zo mu nzu ziri kuvuga. Ku muryango w'igipangu hahita hagera umuntu atangira kugifungura. Mu kureba uwo ari we umaze gufungura, mbona ni umugore wambaye umwenda wo kurarana w'abagore bisa nkaho yari abyutse, maze afungura ari kutubaza abo turi bo baza kubyutsa abantu baba biryamiye nijoro. Mubwira musaba imbabazi kubwo kuba tumurogoye, mpita mubaza niba nabona Vanessa. Ahita nsubiza arimo kwayura ko ari we Vanessa. Nuko ngiye kugira ngo ngire ikindi kintu mubaza, ahita ambaza ibyo nari mubajije neza. Ahita yipfuka umunwa, ubundi ahita nanone yongera gukubitaho urugi. Bigaragara ko atubwiye ko yitwa Vanessa ariko atashakaga kubivuga, ndetse abivugishijwe n'ibitotsi. Nahise mpamya ntashidikanya ko Vanessa tumubonye. Ikibazo kiba ko yari amaze gufunga urugi. Nuko akomeza avuga ko atitwa Vanessa, bityo twajya gushakira ahandi. Mpita ndeba impande n'impande ngo ndebe niba nta muntu uri hafi yaho ku buryo yatwumva. Maze kubona turi twenyine mpita mubwira nti, nitwa Petron Lewis, ndi umwana w'umuhererezi wa Bron Lewis wahoze ari umuyobozi w'aba Lewis Company. Nkaba ngukeneyeho ubufasha bwihuse cyane kubera ko muganga Dr. Desimeri bamushimuse kubera wa mushinga mwakoze wo kurwanya indwara z'ibyorezo mu gihugu cyacu, ariko bagashaka kuwiba. Bivuze ko ari mu kaga kuko naramuka avuze umushinga wa nyawo yahishe antidote cyangwa se bakamusaba formule yo gukora indi, biraba birangiye isi yose irahinduka inyamaswa. Bityo dufashe dutabare, maze ubundi turebe ko natwe twakwitabara, kuko dushaka kumenya irengero rya Desimeri kugira ngo tumubohoze hakiri kare. Namaze kuvuga gutyo umugore ahita ahagarara ku gipangu. Nuko anyongorera mbaza niba ndi Petron Lewis, umwana wa Bron, abavandimwe ba Bron Lewis ndetse na mama wabo yitwaga ndi, kuko azi ko natandukanye na papa wanjye nkiri muto ku buryo ntabanza ayo mateka. Mubwira ko atagomba kunshidikanyaho kuko amateka narayamenye, kuko ntago nabaho ntazi amateka y'umuryango wanjye. Mubwira ko mama wa Bron yitwaga Dovine, naho abavandimwe be bakitwa Grey na Moria Lewis bitiriye sogokuru wacu. Namaze kuvuga gutya ako kanya igipangu gihita gifunguka. Wa mugore ahita dufata ari kudukurura amakote twari twambaye. Amaze kutwinjiza mu gipangu ahita afunga nanone, ubundi dusaba ko twaza muri salo. Twinjiye muri salo agezemo acana amatara, bigaragara ko bari baryamye bose. Nuko adusaba kwicara mu ntebe tukaganira. Atangira ambwira ukuntu bose bari bazi ko napfuye, ariko bagatangazwa no kumva izina Lewis kuri televiziyo na radiyo. Bikamushimisha cyane ukuntu hari umuntu wundi uzi ubwenge ugisigaye mu muryango. Bitavuze ko abantu bose badafite ubwenge uretse aba Lewis mu gihugu cyacu, ahubwo ubwenge bwabo bugenda burutanwa. Atangira nk'urugero rw'uko mpise niha gahunda
yo gushakashaka abantu bose bakoranye na papa we, kandi hari undi wabyumva agaterera iyo. Vanessa namubwiye ko umusore turi kumwe ari inshuti yanjye. Habuze gato ngo mubwire ko ari umuhungu wari yariyo nkivamo, ariko bigarukira hafi. Mubwira ko amakuru yose ari Lorena wayampaye, kuko nk'uko yahoze Lorena ayoboye ibitaro ubu twahamusubije, ndetse n'umukunzi we baje kubana Siridiyo akaba ari we uyoboye nka vice chairman. Ako kanya Vanessa nkora mu biganza, mpita mubaza niba azi ahantu hari icyumba Desimeriti nawe bakoreragamo ubushakashatsi. Ambwira ko atari ngombwa ko icyo cyumba nakimenya, kubera ko nta kintu cyafasha gushakisha Desimeriti. Mubwira ko impamvu naje kumushaka ari ukugira ngo icyo cyumba tube twashaka kukinjiramo, kubera ko hari nubwo twakwinjiramo tukabona amakuru arenze ku byo twashakaga. Vanessa ambwira ko iby'icyo cyumba nta wundi muntu ugomba kukimenya uretse njye njyenyine, kuko ndi chairman, kuko n'ubundi ndakigenewe, kuko ningeramo nzasangamo ibintu nkeneye kubona, bityo araza kukimbwira, anambwira uburyo nakigeraho n'ubundi nafungura icyo cyumba. Vanessa namubajije uburyo abayeho nuko byagenze ku buzima bwe nyuma y'uko Makironi abigaranzuye ku bushakashatsi. Ambwira ko we yagize amahirwe cyane, kuko nubwo yari umuganga w'umuhanga ariko ntago ari we bashakaga, kuko bashakaga Desimeriti n'abandi baganga babiri bakoranaga nawe b'abagabo, ari bo Dr Moses na Dr Kereki, kuko nibo baganga Desimeriti yari yarashatse hamwe na Vanessa ngo bafatanye, bakwiyongera kuri we n'aba basirikari babiri Makironi, ikipe ikaba abantu 6. Vanessa amaze kumbwira gutyo numva izina Kereki atari ubwa mbere ndyumvise. Ntangira kwibuka umunsi nakangukaga ndi mu kigo nderabuzima Itesara, abaganga bari bahari. Umwe ari muganga Jonas, undi ari Dr Kereki. Nibaza niba ari uwo nguwo, biranyobera. Vanessa akomeza ambwira ko yahise acika akava muri Kenti akaza mu nzu ya papa we y'ibanga, kuko papa we yari umutasi, bityo yari afite inzu ye yabagamo akoreramo imirimo y'ibanga. Nuko amaze kuhaza, kuko papa we yari yaraburiwe irengero, ayibamo gutyo. Muri uko kuyibamo ibintu biratuza, abona atakomeza kubaho mu bwihisho, ahita inzu ayivugurura yubakamo iyo twarimo ako kanya, ndetse abaturage bamumenya nka Vanessa w'umucuruzi, kuko ubuganga yahise abuvaho yishakira n'umugabo usanzwe babyarana n'abana. Ariko nyuma aza kumenya ko papa we bamufungiye muri gereza y'ibanga ifungirwamo abanyabyaha ruharwa ya Eternity Jail, ikaba ari gereza uwagezemo atapfa gusohokamo, kuko nta muntu ujya ahajyanwa ngo ahavanwe, kuko kuva icyo gihe akaba atarongera kumubonaho, kuko nta nubwo wagiye uvuga ngo ugiye gusura umuntu. Ibyo bigaragaza ko yizi, bityo nawe bakagushyiramo. Akaba yarafungishijwe na Perezida Makironi, amushinja ko ari we wishe perezida ku munsi wo kwibuka umuryango w'Abalewis family, ubwo perezida wari uriho icyo gihe yapfaga, bityo akanamushinja ko ari we wishe Toromeo Lewis n'umuryango we. Ndetse ibyo Makironi abikora kugira ngo yigarurire umutima wa Bron Lewis, nkaho yahannye umuntu wishe papa we. Papa wanjye akaba arimo kuzira icyaha cya Makironi, kuko nubwo amateka bayacurikiranije, ariko Makironi uburyo njye muzi niwe wishe abo bantu. Nuko nkomeza kwiberaho muri ubwo buzima bumeze gutyo, nanjye nkora umuryango wanjye ndetse mbana n'abandi bana bo mu muryango wa mama wanjye. Ariko ntago nari niteguye ko igihe kizagera ukaza kundeba, cyangwa se ngo inshuti yanjye magara Desimeriti be yafatwa na Makironi. Byumvikane ko nta handi Desimeriti bashobora kumujyana uretse muri Eternity Jail, bakamutoterezamo kugeza igihe azaba ahera formule yo gukora urukingo rwa IDVK virus. Vanessa amaze kumbwira gutyo mpita numva ko uretse kuba twaje nje gushaka ahantu nakura icyumba bakoreragamo ubushakashatsi bwa virus ya IDVK virus n'urukingo rwayo, ahubwo bihise bimpa n'ahandi hantu nakura muganga Dr Desimeriti. Nuko Vanessa amushimira amubwira ku makuru ampaye, maze ubundi mwaka uburyo yandangira icyo cyumba ndetse n'uburyo bwo kuhinjira. Nuko Vanessa yitsa umutima maze arambwira ati, ibintu ngiye kukubwira n'ibanga ryawe ubyibuke. Sinzi niba n'uyu musore muri kumwe umwizeye, bityo ndagira ngo ntege amatwi.
ubundi nk'uko abantu bose bamera nta muntu ubura umuntu n'umwe umushyigikira, bityo sogokuru wawe yari inshuti cyane na papa wanjye. Papa wanjye akaba yari maneko ndetse ariwe uhagarariye ubutasi bw'igihugu cyacu. Ibyo bigatuma Tolomeo Lewis amenya ko muri leta bihagaze n'uko bamufata. Ibyo rero ubwo Macron yari umuje kurinda perezida nibwo yaje kubimenya, kuko yari ari gupanga kudeta yo gukuraho perezida, ahita ashaka n'umuntu ashyiraho icyaha amwitirira urupfu rwa perezida, ahita abishyira ku nshuti ya Tolomeo Lewis ariyo papa wanjye. Ubundi kugira ngo ibyo byose mbimenye mbere gatoya yuko habaho kudeta yo kwica perezida, papa wanjye yaranganirije maze arambwira ati mwana wanjye Vanessa, bwa mbere na mbere ndagusaba imbabazi zo kuba ntarakubereye umubyeyi mwiza ngo nguhore iruhande, kubera ko akazi nkora gahora kansaba ko mba ndi kuri base cyangwa se ibirindiro bikuru by'ubutasi bwacu. Ariko ndagira ngo muri aka kanya twiganirire nkwihera amakuru y'ubuzima bwanjye ndetse na mama wawe uburyo twahuye. Ubundi njye nakuze nkunda igisirikare cyane, ndetse binambera byiza papa wanjye aranshyigikira, ambwira ko nakijyamo nuko nza gusaba kujya mu gisirikare baranyemerera. Ndetse kuko igihugu cyacu cyari kiri mu cyuho cy'intambara y'abakoloni, bahita baduha imirimo itandukanye. Bamwe badushyira mu butasi, abandi babashyira mu guhagararira abajepe n'indi mirimo yo kujya kurwanya inyeshyamba zishaka guhirika ubutegetsi bwacu. Nuko rero aho niho naje guhurira na mama wawe, ubundi turakundana ndetse biba n'amahire twese batujyana mu butasi. Nubwo bitari byoroshye ariko twabashije kuhakundanira, aribwo akazi kacu twagakoze neza cyane. Perezida akadushyigikira akatubwira ko twanashinga n'urugo, bityo kuba twese dukora akazi kamwe inshingano tuzazikora neza. Nuko mu kazi kacu tuza kubyara umwana w'imfura, avuka ari umuhungu tumurera muri ubwo buzima, ariko tuza kugira ibyago ubwo yari amaze kugira imyaka 7 baramushimuta. Nubwo nari umutasi nakoze uko nshoboye, ariko umuhungu wanjye Venice ndamubura burundu. Ariko mu butasi bwanjye nakoze uko nshoboye kugira ngo menye irengero rye, birangira amenye ko yashimuswe n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa perezida wacu. Kuko ari njye wari ukuriye ubutasi, batangira kungendaho bambwira ko bazampa umwana wanjye ariko ngambanira igihugu. Babwira ko ibyo bintu ntabikora, bityo umwana wanjye ari igitambo natambiye igihugu. Nyuma njye na mama wawe tuza kukubyara, tugucungira hafi cyane, ndetse kuko twakubyaye mu ibanga ntabwo abantu babimenye, kugeza ukuze ukihitiramo kwibera umuganga. Bityo rero mwana wanjye ndagusaba imbabazi zo kuba ntarabanye nawe neza, kuko nyuma y'uko mama wawe asezeye akazi akaba ari we wakwitayeho, naje kumenyana na Tolomeo twibera inshuti cyane, ndetse nsobanurira byinshi ku muryango wabo w'aba Lewis family, ari nawe utunze igihugu cyacu mu buryo bwo kubyaza umusaruro ubuhinzi. Ubushuti dufitanye buza kurenga, ndanamwizera cyane kubera ko perezida nawe bari inshuti magara, akajya nantumayo, kuko Timo namusezeranije ko nta kibi kizaturuka kuri leta yacu cyamwangiriza. Ariko umugabo w'inshuti yanjye witwaga Timo, ubwo yapfaga yishwe n'abasirikare twakoranaga bashakaga ko aba perezida ngo yice uwari uriho, akabyanga, asiga abyaye umuhungu. Uwo muhungu akaba umusirikare nawe, kugeza ubwo yahise yiyanga, yicanga n'abasirikare bakuru bashaka kurimbura igihugu cyacu bahereye kuri perezida. Ariko njye bakaba baransabye kubiyungaho, nkababwira ko ntazakorana nabo, bityo nkaba nta gusezeranya ko nubwo ntakubaye hafi mwana wanjye ko nzakuba hafi n'ubundi. Ahubwo nakubwiraga ko igihe ntazaba nkiriho wazita kuri mama wawe, kuko umuhungu wa Timo ariwe Macron bahise bamugira uyoboye abajepe. Ibyo bikaba nta handi biganisha uretse kwica perezida ubundi agafata ubutegetsi. Bityo urabyumva ko namara gufata ubutegetsi, abantu twari ku ruhande rwa perezida wacu twese bazahita badushyira ku ruhande. Bityo rero mwana wanjye ukomeze wite ku mwuga wawe wifuje kuva ukiri umwana w'ubuganga, uzaba umuganga ukomeye cyane ku buryo uzampa ishema aho nzaba ndi hose. Ndetse na musaza wawe Venice niba murekura cyangwa se akagira amahirwe agacika ibyihebe, niba akiriho, azasanga uri umuntu ukomeye mu mwuga wawe. Ubwo papa wanjye amaze kumbwira gutyo, akazi kagikomeje ko kuba yamenya we n'abasirikare b'abatasi yasigaranye umutekano wa perezida mu ibanga, ndetse n'ahandi hantu hose ashobora kuva igitero cyagabwa kuri perezida.
nuko nanjye nkomeza amashuri yanjye nari hafi no gusoza, ubundi papa nawe tukajya tubonana gakeya. Igihe cyarageze twumva ngo perezida wacu yapfuye, ndetse Macron niwe ubaye perezida w'inzibacyuho. Bahita bashinga urubanza bavuga ko mbere y'urupfu rwa perezida rwabereye muri Lewis Company, umukuru w'ubutasi Salvatore yari we yaraye avuye aho muri company. Bigaragara ko yari yapanze uburyo perezida azahicirwa, kuko bari babizi ko araza mu kirori cyo kwibuka umuryango w'Abalewis family. Papa wanjye Salvatore bahita bamujyana gutyo, babeshya ko bamujyanye muri gereza ya gisirikare. Ariko iyo gereza yose mu kuyijyamo ngiye kumusura bambwira ko ntawe uhari. Nyuma umusirikare umwe amenera ibanga ko papa wanjye ntazongera kumubonaho, kuko bamujyanye muri Eternity Jail cyangwa se gereza y'iteka. Bivuze ko umuntu wayigezemo aba azaba y'iteka ryose, ababazwa kugeza igihe azapfira, kandi ntago baba bashaka ko apfa. Ubwo namaze kumenya nibuka ko papa yansabye kwitonda, nanjye nditonda kugira ngo ntazagwa mu byago. Ntegereza ko musaza wanjye Venice azabimenya, wenda akaza kugira icyo akora ndaheba. Ariko nabivuyemo nyuma y'imyaka mike Brown amaze afashe company yabo nk'umusimbura wa papa we. Mpita nigiramo gusaba stage, nkorana na muganga Desmeriti ndetse n'umukobwa w'inshuti yanjye Lorena. Ariko Brown agakunda kunyitaho cyane nubwo yari muto kuri njye, kugeza ubwo imyaka yisunitse ngenda niga byinshi bakampa n'akazi. Ariko nkaza kubabazwa nuko Brown yishakiye undi mugore, kandi nari nzi ko kuba nyitaho ari uko ankunda. Lorena ambwira ko ibyo ntagakwiye kubyitaho, ahubwo mubwira umukunzi we bari baranabyaranye umwana w'umukobwa batarabana, nanjye nshakira umugabo. Mubwira ko ntabyo nshaka, nkomeza kwiberaho gutyo, kugeza ubwo Desmeriti yaje kundeba ambwira ko ndi mu bantu yizeye ko ashaka ko dukorana ubushakashatsi. Mubaza niba Lorena tuzaba turi kumwe, ambwira ko Lorena azaba umukuru w'ibitaro. Ndabyemera, ubundi dufata gahunda yo gutangira akazi. Tugatangira turi njyewe, Dr Desmeriti, Dr Kereki na Dr Moses, n'abajenerale b'abadogiteri umwe witwaga Dr General Morutana ndetse na Dr General Jay. Ubwo twatangiye akazi tukamaraho igihe kitari gito. Virusi ya IDV turayikora, irangiye Desmeriti arayibika avuga ko tugiye gutangira gukora n'urukingo rwayo. Ubundi narwo turarukora turarurangiza. Ariko birangiye tubona igitero cy'abasirikari bayobowe na Dr General Morutana ndetse na Dr General Ajay baratwihindukanye. Bafata Desmeriti bamubwira ko agomba kubageza mu cyumba yakundaga kujyanamo nanjye gusa ndetse na Brown, avuga ko nta wundi muntu ugomba kuhagera. Ubundi bagatora antidote, kuko virusi yo yari iri muri icyo cyumba gikorerwamo ubushakashatsi gisanzwe. Ariko Desmeriti arabyanga, bahita bamufata baramujyana. Igihe bashaka kutujyana natwe njye na Dr Kereki na Moses, duhita duhunga byihuse tuva muri Kent. Njye niyizira no mu nzu ya papa wanjye, ariko nkajya nkomeza kubaza Lorena amakuru ambwira ko umuryango wa Desmeriti wose bawishe. Ariko Desmeriti bakaba bamaze kumujyana muri gereza ya Eternity Jail, bakamutoteza nabwo akanga kuvuga. Bakaza kumurekura yarabaye ikigoryi, akaba ari kwitabwaho na Lorena na Vice Chairman Siridiyo umugabo we. Nanjye mubwira ko ntazasubira mu bitaro byabo. Kuva icyo gihe nkura y'ibyampuza nabo byose, kugeza ubwo naje kwikorera umuryango nkabyara. Kugeza ubu ngubu bikaba byananyobeye ukuntu hano mwahamenye. Vanessa amaze kutubwira gutyo njye na Rufus, mubwira ko Rufus asanzwe atuye muri Merine, akaba atahayoberwa. Ahita yumva ariyo mpamvu twahamenye, ndetse tumubwira kudahangayika. Vanessa namubajije niba hari ikintu yadufasha kirenze. Atubwira ko nta kintu yadufasha uretse kumbwira icyumba kibanga cya Chairman, ndetse akaba atari icyumba kimwe gusa kuko n'inyubako iri mu yindi, kuko nsangamo ibikoresho bya Desmeriti ndetse n'icyumba kindi kibanga kiri muri icyo cyumba kibanga cya Chairman gusa. Bityo ambwira ko kugira ngo menye icyo cyumba kibanga aho giherereye, nanjye mu bitaro nkinjira muri esanseri iri ibumoso bw'ibitaro. Namara kwinjira nkagera muri furo ya kabiri, ngasohoka muri esanseri. Namara gusohokamo ngahita njya mu cyumba kirimo archive y'ibitabo cyangwa se ububiko bw'amadokima y'ibitabo.
nageramo ngakoresha ubwenge bwanjye kuko urwo ari rwo rufunguzo rwa mbere, izindi mfunguzo nkazisangamo imbere. Aho ngera hagakenerwa ibikumwe ndakoresha ibikumwe byanjye kuko mfite amaraso ya buroni. Aho nkeneye amaso ndakoresha ijisho ryanjye ry'iburyo, ubundi nkagera aho nshaka. Vanessa amaze kumbwira gutyo numva ibyo nshaka kumenya byose ndabimenye, ubundi mpaguruka mu ntebe musezeraho, mubwira ko ibyo tuvuganye ari ibanga nta wundi muntu ugomba kubimenya. Ahita duherekeza tuva mu gipangu aragifunga neza. Mu kureba ku isaha mbona zibaye saa sita za nijoro. Tugenda tugana ku modoka aho twayisize, twinjiramo ubundi ndayicana. Mu gushaka guhaguruka numva imodoka wagira ngo irateze ku buryo hari ikintu kiri kuyibuza guhaguruka. Mbaza Rufusi niba twasize duteze imodoka, ambwira ko tukiva mu modoka twahise tujya kwa Vanessa. Mpita nsohoka mu modoka ntangira kuyizenguruka ngo ndebe, ariko mu kureba mbona mu mapine yose harimo amabuye manini cyane ashobora gutuma imodoka itahaguruka. Mpita ntangira kuyakuraho, ariko ndi gukuraho irya kabiri numva munsi y'imodoka ikintu giri guhumiramo. Mpita mfata telefone yanjye ubundi murika itara ryayo, rihita riganze urumuri rw'ukwezi kwacanaga muri iryo joro. Mu kureba hasi mbonamo umuntu uryamye munsi y'imodoka. Mpita nikanga mu kwitegereza neza, mbona ni umwana muto uri mu kigero cy'imyaka 7 cyangwa 9.